nongeye kubasuza nk'ibisanzwe akandi misature kuri misature official. Niba rwamageze kuri channel turakwakiriye rwose ukore subscribe kandi ukazogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero tugiye kureba ibintu 10 byakugira umuntu ukomeye ntuzacika intege kugeza igihe ugeze ku nzozi zawe. Yes, ni ibintu rero 10 ukwiye kuba wakora. Ibyo bintu 10 ni ibihe? Ni ibintu bizakugira umuntu udasanzwe, wa muntu ukomeye. Urabizi mu rugendo rw'iterambere aho ushobora guhura n'ibiguca intege ariko ntucike intege. Hahandi rero uvuga uti ngiye ngiye gukomeza mozeho kugeza ngeze aho nshaka kuba nagera. Urugendo rw'iterambere rero rusaba ibintu byinshi cyane, niyo mpamvu uyu munsi twabazaniye ibintu 10 byagufasha kuba umuntu ukomeye kugeza igihe uzagera hahandi wifuza, zanzu zorota kugeza igihe uzaba wazigeraho. Yes, rero uyu munsi tugiye kureba ibyo bintu 10. Tutangira tugira ati success isn't about being smartest or luckiest. It's about how strong you become during the storm. Angana bakwiye ati intsinzi ntago ari kuba umunyamahirwe. Oya, ahubwo ni ugukomera mu gihe uhuye na bya bibazo. Kugira umugendo rw'iterambere, kwa kundi ukomera nibyo bigena intsinzi, kwa kundi udacika intege nibyo bigena intsinzi. Reka dutangire rero n'ikintu cya mbere ukwiye kuba wamenya cyatuma umudasanzwe ukaba umuntu ukomeye cyane kugira ngo uzagere ahantu ushaka kuba wagera, kabone nawe wahura n'ibyaguca intege nibizagushyira hasi, ahubwo uzavuga uti ngiyewe ngomba kuba nakomeza. Ikintu cya mbere rero batubwira ni iki? Batubwira ati clear vision. My dear friend, baho uri umuntu ufite icyerekezo, ufite aho ushaka kugera, ufite ikintu umuntu wese yagutungura ati urashaka kugera, ukamubwira uti ngiye ndashaka kugera hariya. Yes, rero ni byiza kugira inzozi, kurota bigari, ukarota ukavuga uti njyari cyo kibuza amahoro. Iki kikubuza amahoro nuko naragera hari nshaka kuba nagera. Nawe rero ugomba kuba ufite icyerekezo, ufite aho ushaka kugera. Ibi bizatuma umuntu ukomeye cyane, handi nuhura n'ibibazo nibizaguca intege, ahubwo uzahozaho. Yes, hano rero hari umwana ngo w'umukobwa, a young woman from a small village drew her dream house every night before sleep. Ati umukobwa rero yahoraga yifuza kuzubaka inzu, hari inzu yahoraga yifuza kubaka, buri joro rero akayitekereza buri joro rwose, ugasanga inzozi ni yanzu, ikintu cyose ni yanzu, ibyo atekereza byose ni yanzu. Uyu mukobwa rero nta mafaranga yari afite, she had no money but clear picture in her mind. 10 years later she built that house. Mbese mu mutwe we habaga harimo ishusho ya yanzu, yahura na bya bibazo agatekereza yanzu ashaka kuzubaka, bya bibazo ntibimuce intege. Ati nyuma y'imyaka 10 yaje kuba yakubaka iyo nzu yifuzaga, yanzu y'inzozi z'ubuzima bwe. Yes, rero reka turebe hano hari ikintu bakubwira bati when you see it clearly in your mind, you will start creating it in real life. Mbese zanzozi iyo ufite vision, hanyuma rero vision zanzozi wa mushaka kuba washaka kuba we kuba nde, ukarero hanyuma rero ukabibona mu ntekerezo zawe, ibyo bigufasha kuba wanabishyira mu bigaragara. Yes, bikaba impamo. Yes, mbese ibyo urota wana bikabya. Niyo mpamvu rero rwose bahura umuntu ufite icyerekezo, nuhura na bya bibazo bizakugira umuntu, uzatuma umuntu ukomeye cyane, bya bibazo nibigushyira hasi, ahubwo ukomeze urugendo. Reka turebe ikindi kintu rero cya kabiri ni iki? Unshakable discipline. Unshakable discipline ni ikintu ucy'ingenzi cyane buri wese akwiye kuba yamenya. Kuba uri umuntu ufite discipline, wubakiye ku kinyabupfura, ufite ikinyabupfura. Ikinyabupfura gute? Mu byo ukora, mu byo wiyemeje ugomba kubigeraho nk'uko wabyiyemeje. Niba ku munsi wapanze ko hari ibikorwa uraza gukora, urugero harimo kwihugura kugira ngo utegure ejo hazaza hawe, ikintu ukwiye gukora rero ntabwo ugomba kwibagirwa gukora ibyo wanditse, ibyo wiyemeje kuba wakora, kuko ibi ngibi biragufasha cyane. Uko ugira discipline rero bigutoza no kugenda wadabuta situation zikomeye cyane, bya bibazo bikomeye cyane, bya bihe bikomeye cyane, ibyo rero nibiguca intege kuko wiyemeje yuko ikintu wiyemeje ugomba kukigeraho, ukaba nawe uri kunyura mu bikomeye. Ibi rero bikugira umuntu udasanzwe. Barakubwira bati discipline is doing what you said. Ati ikinyabupfura no gukora bya bintu wavuze. Mu gihe rero utakoze bya bintu wiyemeje, iyo ntago ari discipline. Wewe none rero niba hari ibikorwa wiyemeza ko ushaka wenda gushora muri business, ugasanga uko wabivuze urabyirengagije, wise wigira mu bintu bitagufite umumaro, hanga utangire ubahirize ihame rya discipline ry'ikinyabupfura kugira ngo icyo wiyemeje unagikore. Yes, kadakomeza ikindi kintu rero kizakugira umuntu udasanzwe mu rugendo rw'iterambere, kizatuma uba umuntu ukomeye cyane, kabone nawe uhura n'ibihe bikomeye ntabwo bizagusubiza hasi, ahubwo bizakomeza tume uba umuntu ukomeye ujya imbere ugera ushaka kuba wagera.
ikindi rero bakubwira bati fail as fuel, mbese wibona ko gutsindwa ari igihombo, ahubwo ubona ko gutsindwa ari andi mahirwe uri kubona byinshi, uri kwigiramo byinshi cyane. Yes, gutsindwa birababaza, ariko umuhanga buriya nagabonamo ko bibabaza gusa, ahubwo abonamo n'izindi inyungu abandi birengagiza. Izo nyungu nazindi kwigira mu makosa, ukavuga uti icyo nakoze nabi ubutaha nzagikosora. Ibi rero biragufasha cyane, bigatuma uba umuntu ukomeye, ubutaha wanahura no gutsindwa ntibiguhungabanye, ahubwo ugakomeza urugendo rwawe. Yes, bano bakubwira bati an artist shared his work online. Yes, hano rero hari umuhanzi yasangije ibihangano bye, hanyuma rero abantu ntibabikunda, no likes, no only criticism, mbese nta kubikunda, ahubwo bakamugaya, bamwe bavuga bati ibintu byawe wapi ntibimeze neza, nta kirimo. But he kept going years later. His art appeared in a national galleries. Mbese uyu nguyu yakomeje kugaragaza ibihangano byiwe, hanyuma rero abantu ntibamwemera, bamwe bakavigaya, abandi bakamukomeza bati ibintu byawe ntabwo ntacyo bimaze, ariko we ngo yarakomeje urugendo ntiyacika intege. Imyaka iricuma rero, hanyuma rero bya bihangano bye byaje gukundwa, hahandi mwimurikagurisha mpuzamahanga abantu baza kureba rwose ibintu byiwe bitewe nuko bari babikunze. Urumva rero uyu musore yanze gucika intege, yahuye n'ibibazo, criticism bamunenga bavuga ati nawe uzagera, ariko aravuga ati ngomba kugira aho ngera. Barakubwira bati fail doesn't block the path, it builds it. Anga barakubwira bati gutsindwa ntago biboroka, mbese ntago bifunga inzira wari kuzakomezamo ugera ku iterambere, oya ngahubwo birayubaka. Yes, rero kutsindwa nunyura mu bikomeye ntugacika intege, nukumve yuko gutsindwa ibintu birangiye, ahubwo ujye umenya ko biri kubaka inzira. Nubwo uri gutsindwa hari ibyo uri kwiga, nubwo uri gutsindwa hari ibyo uri kugenda umenya ko rwose ugomba kuba wakosora. We learn from mistake. Witwa Thomas Edison urabizi ukuntu byaje kugenda, yaje gutsindwa inshuro zigera mu bihombe, ariko aravuga ati ngomba kugera aho nshaka kugera. Byaje kurangira rero ageze ahashaka kugera, akora itara. Reka dukomeze. Iki kintu cya kane cyiza kugira umuntu udasanzwe rero mu bihe bikomeye kugira ngo ugere aho ushaka kugera bakita consistency over perfection. Ahangaha rero uguhozaho. Yes, hozaho, ureke kuvuga uti ndashaka kuba intungane. Oya, nuvuga ngo ushaka kuba intungane byakugora cyane, ngo ibintu byose ubikore mu buryo buri right, no byakugora cyane. Ahubwo guhozaho ukabona nawe watsindwa, waguye hasi urongera hagurutse, urakomeje uragerageza, ukomeza kugerageza, ibyo bigenda bikugira umuntu udasanzwe cyane, bikakugira umuntu ukomeye, hahandi zanzozi wifuza, zanzozi warose igihe kirekire uzigeraho rwose. Hano barakubwira bati a girl started a blog nobody read. She kept posting every week. Today her blogs pays her bills and inspires thousands. Mbese umukobwa habyajyaga postinga kandiza abantu, akapostinga inyandiko runaka zigisha abantu ntibabisome, yese bakabyihorera, ariko yakomeje kupostinga buri cyumweru, akomeza kupostinga, ariko ubu ngubu niwe muntu upostinga akinspiringa, agatera imbaraga abandi amamiliyoni y'abantu. Niyo mpamvu rero guhozaho ni ikintu cy'ingenzi cyane. Ushobora kuba rwose ufite business, ukabona business yawe no kwinjiriza agake, ariko wito ucika intege, kuko ushobora gusanga ucitse intege cyari cyo gihe cyo kuba wari kuzamuka. Ntugacika intege rero, ujye uhozaho rwose, ugerageze n'ibinanga, ariko nuvuga uti sinzongera kugerageza amahirwe, no komeza ugerageze. Ushobora gusaba akazi hamwe bakakwangira, ugahita ujya ahandi bakagukundira, cyangwa se ahandi bakwangira bakongera bakaguhamagara. Niyo mpamvu rero ukwiye kuba wahozaho. Consistency beats talent when talent doesn't show up. Angaha rero ngo uguhozaho ni ikintu cy'ingenzi cyane muri ubu ubuzima. Intego yo uhozaho rero, impano yawe irigaragaza. Yes, irigaragaza. Iyo uhoza impano yawe irigaragaza rwose, mu gihe ya mpano yawe yari yasinzire, uko uhozaho ya mpano yabirangira yigaragaje. Niyo mpamvu uhozaho ni ikintu cy'ingenzi cyane. Yes, reka dukomeze ikindi kintu rero cyitwa mentorship. Mentorship rero, my dear friend, hanga no gushaka ubufasha, gushaka abandi bantu bakugira inama, ni ikintu cy'ingenzi cyane. Nawe ukwiye kuba wahorana ibibazo ugende uceceke. Bakubwira bati a young man struggled with a business plan until
a retired neighbor gave him guidance. That advice changed his direction forever. Nanga umusore yatangiye business, ashaka gukora business plan, hahandi yategura umushinga, bati umushinga uzangeza ahangaha. Yagiye kugisha inama, hanyuma rero umusaza wari ukuze umuturanyi, hanyuma rero wewe yaravuye mu bijyanye n'akazi nyine, yarahawe pension, hanyuma amugira inama. Iyo nama yamugiriye yamuhinduriye ubuzima. Niyo mpamvu rero ugomba kuba washaka ubufasha, abandi bantu bakaba bakugira inama. Ni ikintu cy'ingenzi cyane. One good mentor can save your years of mistake. Ahangaha rero barakubwira bati inama imwe gusa umuntu agwaye ishobora kukurinda ya makosa ari kuzakora mu myaka myinshi cyane. Umuntu akaguha inama imwe, hanyuma rero ukagendera mu murongo mwiza. Iki rero nacyo kizakugira umuntu ukomeye cyane mu bihe bikomeye. N'ujya mu bihe bikomeye ntukihererane ikibazo, ushaka umuntu wizeye akugire inama, umuntu ubona akugire inama yakugeza akure. Ibi bizagufasha cyane, bikugira umuntu udasanzwe kandi udacika intege kugeza igihe ugeze ku nzozi zawe. Ikindi kintu rero barakubwira ati self belief, my dear friend. Ibi bijyanye n'itwa self efficacy. Ahangaha ukwiye kwizera nabwo ukwizera ko ibintu ugomba kuba wabikora. Nutizereramo my dear friend, ntuzanatekereze ko rwose bizakunda. Oya, ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukwizeramo ko we bishoboka. Akaba n'abandi baza baguca intege, wowe ugomba kubima amatwi, ahubwo wowe ukiha umwanya, ukivugaho ibyiza, kuvuga uti ngenda ashoboye, njye ngibi nabikora. A boy from rough neighborhood kept saying, I will make it. His friend laughed. Years later, he was one giving them job. He was the one, yes. Nangara umusore nyine bakomeje kumuseka, kajya bati genza nzabikora. Abaturanye bakamuseka ati wowe ntabwo wabikora. Ariko uyu musore yaje kuba yagera ku nzozi yifuzaga. Babandi bose arabangaje, abandi bose abahakazi, abamusekaga bose. Niyo mpamvu rero ugomba kwizera ko ibintu wabikora. Niba uri mu rugendo rw'iterambere, izere ko ibintu bishoboka, wivuga ko ibintu bidashoboka. Witangira kuzana bya bitekerezo biguca intege, bigusubiza hasi. Oya, wabikora. Hano hari ijambo ryiza cyane ngira ngo nawe awumve. If you don't believe in yourself, don't expect the world to do it first. Ahangaha ubu nutizeramo ubwawe rero ntuzategereze ko isi izabigukorera. Oya, ntabwo bibaho. Ahangaha izereremo ubikore, nta wundi. Imbaraga ni izawe, umwanya ni uwawe cyane, nukwiriye kuba wacika intege. Ikindi kintu rero ni ikihe batubwira time management. Yes, ahangaha ikintu ukwiye kumenya rero ni uko itandukaniro, difference between dreamer and the achiever is how they treat 24 hours. Yes, ahangaha rero itandukaniro riri hagati y'urota ndetse n'ubigeraho n'uburyo bose bakoresha amasaha 24 agize umunsi. Yes, ushobora kuba wifuza kuba wagera kure, ariko amasaha 24 utayakoresha neza cyane, aho ngaho naho wagera. Ariko undi akayakoresha neza cyane, uwo ngo niwe ngo ubigeraho. Niyo mpamvu rero mu rugendo rw'iterambere handi kugira mu bikomeye cyane, kugira ngo umuntu ukomeye nawe uzagere aho ushaka kugera, kubaho nawe bya bihe byaza. Wowe my dear friend, time management, ukoresha igihe cyawe neza, ugikoreshe mu bintu by'ingenzi cyane. Ibi bizagufasha ku rwego rwo hejuru. Ikindi kintu rero ni iki adaptability. Hahandi yes, wisanisha na situation, uvuga uti singomba gucika intege, ngomba guhangana ni situation. Yes, a teacher knows her job. Mwarimu yabuze akazi ke, but learn to teach online. Ariko aravuga ati nubwo muze akazi, ntabwo ubwenge bwanjye bugiye. Ahita yiga uburyo yakwigisha online. Yes, murandasi kuri internet, abantu bakajya baza murandasi bagakurikira ibyo yabaga ari kubaha. Yes, she now earns 3 times more than she used to. Mbese uyu munsi umushahara we ukubye inshuro 3 uwo yajyaga abona. Niyo mpamvu rero ntugacike intege. Yes, ushobora kuba uhombye muri business, ukumva yuko nta kintu uzongera gukora. Oya, iya dabute, shaka ikindi kintu uhita ukora ako kanya. Ikintu ugiye gukora gishobora kuba aricyo kintu cyahita kikugira inyungu, kikaba cyakugeza hakure cyane. Nukuriye kuba wacika rero intege. Bakubwira bati when life changes the game, mu gihe ubuzima buhindiye umukino, winners change their strategy. Ahangaha rero abatsinda nabo bahindura ingamba. Yes, umukino urahindutse. Yes, rero umukinnyi uri butsinda ahita ahindura ingamba, ati mukino nubwo uhindutse bawuhinduye, reka nzanandi mpindure system. Ese nabikoraga gute? Uburyo nabikoraga rero reka mbihindure. Niyo mpamvu rero nawe nukwiye gucika intege. Niba kimwe cyanze tuvuga uti okay, niba cyanze nagomba guhagarara, ngomba kwiyada gutanga shakisha ubundi buryo. Yes, ni ikintu cy'ingenzi cyane.
Ikindi cyo cyakenda rero ukwiye kumenya ni network and relationship. My dear friend, ganira n'abantu, shaka amakuru, hano nta kintu turi buvugeho byinshi. We ganira abantu, ushake amakuru, kuko uko uganira n'abantu, kumenya n'abantu benshi cyane bagufitiye umumaro, ugera kure rwose. Ni mpamvu shaka link, shaka amakuru, abantu bajye baguha amakuru. Yes, nandi utungurwa no kumva ko mugenzi wawe afite akazi runaka, ariko ko udafite amakuru utajya ubaza, ugasanga rwose warihombe. Shaka amakuru, gerana mu bantu n'abantu benshi cyane kugira ngo uzagira aho abona amahirwe wagerageza akumenyesha nawe ujya kugerageza nk'abandi. Shaka amakuru, we kumva yuko ibintu uzabikorera mu buryo bwawe. Ya shaka amakuru, ushobora kuba ufite business ariko kubera ufite connection, ufite abantu muziranye benshi cyane, bakaba banatuma iyo business yawe imenyekana ku rwego rwo hejuru, cyangwa bakaba bakurangira ati ariko uzi n'ibindi, ngiye ahantu mba hari umuntu ukora ibintu nk'ibyo byawe ariko ashyiramo aka kantu, ugasanga rero ubuzima bwawe burahindutse. Shaka rero amakuru. Gushaka amakuru rero ni ukuba wa muntu uri outgoing, gerageza kuganira n'abandi bantu. Yes, genda uganire n'abantu benshi cyane. Yes, mbese handi ugenda ushaka link, ushaka connection rwose, abantu mumenyane kugira ngo ibintu bishobora kuba byagenda neza cyane. Nta kindi rero ni communication skills, kwa kundi uganira rwose. Yes, katwamaze ikintu rero icya 10 cyagufasha kuba umuntu udasanzwe cyane, ukaba umuntu ukomeye mu bihe bikomeye byose wanyura mu kintu. Bakubwira ni kunyurwa no kugira umutima mwiza n'umuntu. My dear friend, hari umuntu wavuze ati nubwo naragera aho nshaka kugera, ariko ndashima Imana kuko naraho nahoze endi. Yes, mbese nicyo bita kunyurwa. Ati nubwo naragera aho nshaka kugera, ariko byibuze ndashima Imana kuko nari aho nahoze ndi rwose hari habi, ariko nubwo aho ndi atari aho nifuza, ariko at least byibuze ndashima Imana. Kunyurwa rero bituma uba umuntu ukomeza urugendo, bituma uba umuntu ukomeza kugira imbaraga, bituma uba umuntu ukomeza mbese ntucika intege. Ibibazo nibigukubita hasi, oya urakomeza uvuga uti ndakomeza urugendo. Niyo mpamvu kunyurwa rero ni ikintu cy'ingenzi cyane. Shima aho ugeze, aho ngaho uri hari undi uhifuza. Yes, aho ngaho uri hari undi uhifuza, hari undi uvuga uti wama nkagera nk'ahariya uri yari. Rero shima bizagutera imbaraga zo gukomeza urugendo, apana kuba wacika intege. Yes, ndabashimiye cyane rero, mugire ibihe byiza. Niba ino video gushimishije, ukore subscribe, like, share no comment, duhuriremo umbwira icyo twazaganiraho ubutaha. Ndakunda cyane, bifasha amahirwe n'imigisha. Ciao ciao.